yaricaga agakiza mu Rwanda rwa Habyarimana. Ibya Agatha Kanziga, umugore warushije ingufu Perezida. Agatha Kanziga Habyarimana wabaye umugore wa Juvenal Habyarimana, numwe mu bari ku ruhembe rw'abagize akazu karimo abacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho kurubaba mu Bufaransa mu buryo butemewe n'amategeko, nk'uko biherutse gutangazwa n'umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba muri icyo gihugu, Jean-François Ricard. Akazu kari kagizwe na Habyarimana na baramube ndetse na Agatha Kanziga, kakaba ariko kagenzuraga igihugu haba mu by'ubukungu, ibya gisirikare, itangazamakuru n'izindi nzego zikomeye. Agatha Kanziga waje kongerwa izina rya Habyarimana nyuma yo gushakana na Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda hagati y'1973 n'1994. Yavukiye Giciye mu yahoze ari Perefegitura ya Gisenyi kuwa mbere Ugushyingo 1942. Yavukiye mu muryango uhagaze neza rwose mu by'ubukungu, kuko ise Gervais Magera yari afite inka n'imirima byinshi, akanakora ubushabitsi bw'imyenda yivanye mu mahanga. Kanziga yize amashuri abanza irambura, mu gihe ayisumbuye yakomereje i Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence Karubanda, nubwo amakuru avuga ko ayo mashuri atayarangije. Ibyo kutarangiza amashuri kwe bigaragara mu gitabo cya Andrew Wallace yise Stepping Blood, Akazu and Architects of Rwanda Genocide Against Tutsi, aho yibanda cyane ku buzima bwite n'ibyaha byakozwe n'abo mu muryango bari bagize akazu. Kanziga bivuga ko atabashije gusoza amashuri ye yisumbuye kuko akiyarimo mu 1962, amaze kugira imyaka 20, ari nabwo yahuye na Juvenal Habyarimana we wari ufite imyaka 25, akanagira ipeti rya Suriyetona mu gisirikare, bagakundana. Nyuma y'umwaka umwe wa 17 Kanama 1963 bakabana. Aba bombi babyaranye abana 8. Imbaraga ze zakomeje kwiyongera binyujije muri uko kuzamura abo mu muryango we, na cyane ko bari bafite umuryango wagutse ugereranije n'uwa Habyarimana. Agatha Kanziga kandi yatangiye gushaka uburyo ahuza umuryango wa Habyarimana n'uwe bwite, maze murumuna w'umugabo we Bararengana Serafia wari umuganga uzobereye ibyo kubaga, akaba n'umwarimu mu ishami ry'ubuvuzi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, amufasha gushaka murumuna we Kanziga witwa Catherine Mukamusoni, kugira ngo Kanziga akomeze kwizera ko ari ugenzura ibintu byose. Kanziga yashakaga guhora hafi ya Habyarimana kugira ngo atagira amakuru n'amwe amucika, ndetse muri iki gihe umugabo wamaze kuba umukuru w'igihugu nyuma yo kuba perezida kwa Habyarimana, Major Zirenze yagizwe ushinzwe ibiro bya perezida, atangira kujya avana Kanziga ku rutonde rw'abari buherekeza umukuru w'igihugu mu ngendo yakoraga. Gusa ibi ntibyamugwa neza kuko byarangiye yisanze muri gereza ashinjwa gushaka gukora kudeta mu 1981. Rizinde yazize gusuzugura Kanziga no gushaka kubangamira akazu kari kagizwe n'uyu mugore n'abasaza be, ku buryo na nyuma yo gufungwa Kanziga ngo yashatse uburyo bwo kumwicira muri gereza ariko akarusimbuka. Ibyo gushaka kumwicira muri gereza biboneka mu ibaruwa ya Lieutenant Colonel Uwihoreye Charles yandikiye imiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yo kuwa 27 Ukwakira 1992, aho muri iyo baruwa yagaragajemo ko Kanziga n'abasaza be bashatse kwica Rizinde na bagenzi be bashinjwaga gushaka guhiruka ubutegetsi bwa Habyarimana. Dore ukuboko kwa Kanziga mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Agatha Kanziga yari asanzwe afitiye urwanga abatutsi, ariko kuwa mbere Ukwakira 1990 ubwo yamenyaga ko ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubohora igihugu, ibintu byahinduye isura ndetse birushaho kugira udubi. Yaba Kanziga, basaza be ndetse na Perezida Habyarimana ku bufatanye n'abandi bari bageze akazu bakajije umurego mu bikorwa byo gutegura umugambi wa jenoside. Andrew Wallace avuga ko Kanziga yafataga abatutsi nk'abantu baciritse kandi b'abanyamahanga, ku buryo atanigeze ashyigikira imishyikirano ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Arusha, ndetse ngo byazanye agatotsi mu mubano wowe n'umugabo we waba gushaka gufata impu zombi. Kanziga azwiho kuba yaragize uruhare mu nama zateguraga igikorwa rya jenoside, ndetse akanatera inkunga imishinga y'interahamwe yo gutegura no kugerageza uko jenoside izakorwa. Igihe ingabo za RPA zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, Agatha Kanziga, Habyarimana n'ingabo ze nabo batangiye kwica abatutsi ku bwinshi. Hari ijoro rimwe ryo muri Mutarama 1991 agana saa 8 z'ijoro ryabereyemo inama rukokoma yahuje Agatha Kanziga, Perezida Habyarimana hamwe n'abandi bantu bari bageze akazu barimo Joseph Nzirorera hamwe na Prefet wa Ruhengeri Charles Zabagerageza wasimbuye Protezi ya Nyirazo, ndetse na Prefet wa Gisenyi Kamubizmungu na Colonel Elisa Gatwa wari umunyabanga wihariye wa Perezida. Iyi nama yasize hemejwe
icyo bise umuganda, aho hari abasivile b'abahutu bigishijwe imbunda mu ibanga bagasabwa gutanga umuganda wo kwica abatutsi, ndetse banabwirwa ko inkotanyi yose bahura bayica kuko ngo gutemura urumogi biba bidahagije iyo utaranduye umuzi warwo. Hanateguwe ingengo y'imari izifashishwa muri icyo gikorwa ku buryo hemerejwemo agera ku 110 by'amadolari y'Amerika yagombaga kwifashishwa mu kubona intwaro, lisansi, imodoka n'ibindi bikoresho. Si ibyo gusa kuko hari n'andi Kanziga yatanze inkunga ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kwifashishwa mu kugura imyenda y'interahamwe. Kanziga yitabiriye izindi nama zigamije gutegura jenoside, harimo iyo yayoboye yabereye mu rugo kwa Pascal Simbikwangwa i Remera muri Mutarama 1991, yabereye mu rugo rwa Colonel Sagatwa ari nayo Kabuga Felicien yasabiremo gutanga inkunga ye, ndetse n'indi nama yayobowe na Kanziga mu 1993 mu rugo rwa Wari banze igisenyi. Kuwa 27 Gashyantare 1994 nabwo Agatha Kanziga yitabiriye inama yari igamije gukusanya amafaranga yo gufasha interahamwe. Iyo nama ikaba yarabereye muri hoteli y'umugabo we yari ku irebero yitwaga Hotel Rebero Le Horizon. Iyi nama yagariye ku musozo ku ikubitiro habonetse miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Urebye ubundi Kanziga niwe wayoboraga igihugu rwihishwa. Kanziga n'ikipe ikomeye y'abo mu muryango we yaramaze kubaka, bari bageze ku rwego batagishaka kuvugirwamo na Perezida Habyarimana, ndetse bakaba bamukumira mu bikorwa byabo nk'uko babikoze ubwo Habyarimana yajyaga kuri hoteli yo kwirebero ariko akangirwa n'abacunga umutekano kwinjira babiherewe itegeko na Kanziga wari mu nama na basaza be. International Crime Database ivuga ko Agatha Kanziga Habyarimana yari Kigali inyuma mu kazu, ari nawe wari imbaraga zigenga ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Muri Kamena 1994 Uwanyirigira Jean wari ufite imyaka 24, n'Uwimbabazi Marie Claire wari ufite imyaka 22, abana ba Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Habyarimana batanze ubuhamya mu Bubiligi ko bavuze ko indege yari itwaye Habyarimana imaze guhanurwa bagiye mu rugo rwa Perezida kureba umurambo wa se Dr Akingeneye. Barize Agatha Kanziga yarababuza. Mu buhamya bagize bati yongeye ko ubwo natwe dukwiye gufata imbunda nk'umuhungu we Jean wari ufite imbunda ya R4. Ubwo twatangiraga gusenga Agatha yatubwiye mu ijwi ryo hejuru ko dukwiriye ahubwo kujya gufasha interahamwe kwikiza umwanzi. Muri ako kanya ababikira bashiki ba Perezida bari bahageze na Musenyeri wa Kigali. Kumvise umubikira Godelive mushiki wa Habyarimana uri mu gikoni avuga ko abatutsi bose bagomba gupfa. Nyuma y'iminsi 2 jenoside itangiye, Ubufaransa bwahise bungisha Agatha n'umuryango we burizwa indege bajyanwa mu Bufaransa. Gusa no mu Bufaransa Agatha Habyarimana yashatse kwakomereza ibikorwa byo gutsemba abatutsi. François Maurice Adrien Malimitra aramwiyama, yagize ati twahaye icumbi Agatha Habyarimana ariko ni umusazi ushaka gukomeza guhamagarira abantu gukora jenoside kuri radio zo mu Bufaransa. Biragoye kumucubya. Kugeza ubu imyaka ibaye 30 Agatha Kanziga aba mu Bufaransa, icyakora nta byangombwa byo kuhaba afite, nubwo igihugu cyanze kumuburanisha cyangwa kumuhereza mu Rwanda ngo aryozwe ibyaha bya jenoside ashinjwa.